karindwi kugera muri 2006 Nyamata bicaga abantu ko rwose kugeza ubwo hajeho meya n'aba gitifu bashyashya, ariko bicaga abantu buri gihe. Bwa burugumesitiri Rafael n'abandi waje no kuba gitifu w'umurenge, ndetse n'uwari ukuriye FPR witwa Didasi wari dogiteri, bicaga abantu ku buryo icyo gihe mbacitse. Uwo Didasi yavuze ati twakoze ikosa, yaba niyo bagenda bakavuga ibyo dukora iyo baducitse. Ikindi aho ngaho muvuga i Nyamata, sizi ukuntu nagiye ariko umugoroba mvuye ku ishuri kwigisha, manutse n'igare njya muri Ngenda, ngeze ku kiraro gihuza Ngenda na Kanzenze mu murenge wa Mareba aho bita ku Murago. Icyo gihe habaga bariyeri y'abasirikare. Umusirikare nza gusanga aho yarindaga yakiragamo umugozi, ubundi akakwemerera ko urenga cyangwa akubwira ati uretse. Afite imbunda, yaba abasirikare babaga ari 3 cyangwa 4. Nuko ninavuga ko ari nk'umwaka nagize muri icyo gishanga bakunda kuragiramo inka. Nuko ku ruhande rw'iburyo ndabyibuka neza, hari inka yari gise yatebe mu byondo byo mu gishanga. Ishanga rero cyo mu Bugesera kiba cyuzuyemo ibyondo byitwa imisitwe, ku buryo munsi harimo amazi abantu bakagenda hejuru naho bahinga. Noneho iyo inka ziza kurisha abantu. Inka yaje kurigita, irigise nsanga abashumba bari kurwana no kugira ngo bayikuremo. Ubwo mpageze, kandi abashumba bari barenze nka 5, mpageze umusirikare ambonye, numvaga ndi mwarimu professeur uvuye ku ishuri, ambonye ati ndamusaba ko nakomeza ko numvaga nananiwe ari ku mugoroba, ati reka, ati kirigare hariya. Nese kubera iki afande niko twabitaka, abona nzi ripeti. Ati kuramo inkweto n'imyenda ujye gukuramo iriya. Numva ntibyumvikana, nabonaga inka yuzuyeho abantu bari kwishayura. None icya kabiri, nge numvaga ndi mwarimu kubashywe muri sogonderi ugiye kuruhuka. Ndabwira ni afande ndumva naniwe, mvuye ku ishuri kwigisha naha, ngiye kuruhuka ko ndazinduka subirayo. Navuze iryo jambo ahita gukokinga murabizi witashyiramo isasu. Ati ndavuze kumanuka ujye ushayurira, urabonera nk'uyiruta. Ahita antunga imbunda. Avuze ko inka ntayiruta, abonye ko inka induta, nge nabyise byumvisha mu mutwe, sanga umuntu ubona ko inka induta hakiri nakora sinajya impakana, uretse gukora ibyo ambwiye kugira ngo nsumve ubuzima bwanjye, kuko nashobora guhita ndaswa bakajugunya aho bakavuga ko nabarwanyaga. Mwumva ukuntu ba bantu batekereza. Uwo muntu ni muri 2003 wabona uba ari generali, wabona ari koloneli, ko sinanamufashe isura. Sinzi ko nawe yanyibuka. Niba anyibuka azamenye ko imitekerezo yo kubona umuntu akamugeranya n'inka rwose niko benshi mu Nkotanyi batekereza. Urumva ubwicanyi bafite, bica abantu batabona nk'abantu, bica abantu babona nk'inyamaswa. Ubu rero n'uyu Yusufu nibwo bwenge afite bwo kubona ko yumva yaza akanyica kubera ko mvugira rubanda, kubera ko nshaka impinduka byonyine. Abashaka impinduka kubica kubera ko bagaragaza cyonyine, ntabwo wabona nk'abantu. Icyo